Muraho neza, Yesu nashimwe cyane. Bifurije amahoro y'Imana. Ushobora kuba uri umuyisilamu, ushobora kuba uri umukristo, mwese ndabegereje kandi ndabashuje cyane rwose. Mwumve mwikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ikiganiro numva twazajya tuganira, ikiganiro nise Gospel Motivation. Mbega ni motivation nyine, ibiganiro dusubizamo imbaraga, dusubizamo ibyiringiro, bivuga ku buzima, bivuga ku bantu bagiye batsinda. Nk'urugero, uyu munsi nabateguriye abantu 5 bakomeye bigishije amasomo akomeye isi cyangwa se ubuzima, ku buryo nawe ushaka wenda wayakurikiza cyangwa se wagenderaho akagira ibyo wahinduka wenda mu myifatire se, mu mutima, mu bugingo, byose birashoboka. Uyu munsi rero turareba abantu 5 bakomeye ku isi, aho bakomoka n'amasomo yabo atwigisha muri buno buzima, uburyo umuntu akwiye kuba yabaho cyangwa se uburyo akwiye kuba yakwegerana n'Imana. So nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro, kanda like ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Navuga ko wenda iyi ngiyi ari nka episode ya mbere, tuzakomeza tuganira mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Mujya mudusabire kubera ko hari igihe dutangiza ibintu ntitubirangize, ariko ndifuza kuko mu biganiro nkunda gukora, nkunda no gukora ibiganiro nyine biri motive abantu. So ndifuza ko nazana ikiganiro cyihariye byandarimba tugakora icyo twita amapisode, hanyuma tukaganira ku bintu nyine byadufasha muri tukamotivated mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu rero wa mbere ngewe nashyize ku isonga, umuntu wakoze cyangwa se agahindura imico n'imyitwarire y'abantu benshi ku isi, ni umugabo witwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, yabaye mu gihugu cya Isiraheli. Niwe muntu wa mbere wahinduye isi kurusha abandi. Yakomotse mu gihugu cya Bethlehem, mu gihugu cya Isiraheli nyine, yavutse i Bethlehem, akurira i Nazareti mu gihugu cya Isiraheli. Icyo yigishije rero isi, ikintu cya mbere ni urukundo rudashidikanywaho ndetse no kubabarira. Ni ibintu bikomeye by'ingenzi nabonye mu busesenguzi bwanjye. Uyu mugabo Yesu Kristo yigishije isi. Ni abantu 5 turimo turaganiraho, ariko Yesu Kristo yigishije urukundo rudashidikanywaho ndetse no kubabarira, ku buryo yigishije abantu kubabarira, abara n'abantu bari barimo kumwica. Aduha urugero k'urukundo ushobora kuba rwatsinda ikibi, aho yavuze ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Abibwira abantu barimo baramwica, agaragaza urukundo, agaragaza kubabarira bitarimo uburyarya. So isomo rero rikomeye ku buzima bwawe, nubwo waba ubabaye, urukundo nirwo rukiza byose, urukundo ruruta byose. Kubabarira ni ikimenyetso cy'imbaraga, ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nkeya. Satani aratungurwa iyo ubabariye. Igize umutima wo kubabarira umwanzi, Satani aratungurwa. Umuntu wa kabiri namwise Nelson Mandela, umurwanashyaka w'amahoro muri South Africa. Mandela ni umuyobozi w'icyitegererezo ku banyafurika ndetse no ku isi yose. Akomoka nyine mu gace ka Mivezo mu gihugu cya South Africa. Sinzi wenda niba mbisomye neza, ni MVA na za na O, mu gihugu cya South Africa. Icyo yigishije isi rero, ariko kandi yafunzwe imyaka 27, ngira ngo murabizi. Yagize kwihangana, ahitamo amahoro nubwo yari ababaye. Imaze imyaka 27 muri gereza, ariko asohoka nta muntu afite umujinya, asohoka atuje, yumva ko amahoro arusha intambara imbaraga, ndetse ngo aba n'umuntu ukomeye cyane nyuma yo kuva muri gereza. So isomo rikomeye rero ku buzima bwawe cyangwa se wenda yigishije isi, ni ukwihangana no kwirinda umujinya
kuko iyo wihanganye ukirinda umujinya bituma uhinduka mushyashya muri wowe. Kandi yigishije abantu ko amahoro ahera mu mutima, kwiyakira. Yihanganira imyaka 27 ari muri gereza, urumva ni imyaka myinshi cyane. Asohoka nta muntu arakariye, ahubwo ahindura ibintu bitandukanye mwese. Umugabo witwa Martin Luther, umurwanashyaka w'uburenganzira muri United States, niwe wahagarariye abirabura muri Amerika, arwanya ivangura. Nyina akomoka aho ngaho muri Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira icyizere nibyo yigishije abantu nubwo ibintu byaba ari bibi. Yahamagawe n'Imana kurwanya akarengane mu gihe kari gahari. Isomo rikomeye kuri Martin Luther, ni byinshi ndabizi mumuziho, ariko sibyo nashatse gutindaho. Yigishije abantu ikintu gikomeye, cya gihe wirambiwe n'iki Imana iba iri hafi yawe cyane. Cya gihe uri kwituka, cya gihe wirambiwe, nicyo gihe Imana iba iri hafi cyane. Cya gihe bikomeye, burya nibwo Imana iba iri hafi cyane. Kandi ikindi kintu yigishije abantu gikomeye, icyizere gitanga imbaraga zidasanzwe. Murabizi amateka ya Martin Luther, siyongeye gusubiramo. Undi muntu wa kane, kuko n'abantu batanu turi muvugeho, ni uwitwa Steve Jobs, umuhanga mu bya tekinoloji, uvuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, washinze ikigo cya Apple, ikigo cyahinduye ikoranabuhanga. Aho yakomokaga yavukiye muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo yigishije isi, kwitinyuka no gukoresha impano yawe mu buryo budasanzwe. Jobs ntabwo yakundaga gukora ibidasanzwe, yakoze ibintu abantu batatekerezaga. Isomo rikomeye ku buzima bwawe, wakora kuri uyu mugabo, Imana iguha impano yihariye. Akazi kawe ushaka kugira akazi wenda usangiye n'abandi, ariko kuko muri ho harimo impano, ukagakora mu buryo bwihariye cyangwa se ugashyira ku murongo mu buryo bwihariye. Nibyo twakora kuri uyu mugabo. Umuntu wa gatanu yitwa Mother Teresa, umutima w'imbabazi muri India. Ni umugore wavutse muri Albania, ariko akorera mu murimo w'Imana muri India. Aho yakomokaga yavukiye muri Albania, ariko akorera ubwitange bwe mu gihugu cya India. Icyo yigishije isi rero, gukora ibyiza nubwo bitaboneka cyangwa se bitavugwa. Yakundaga abakene, agakunda abarwayi batagira kivurira cyangwa se ubitaho. Isomo rikomeye ku buzima bw'uyu mudamu, ibyiza bito bikozwe mu rukundo bigira ingaruka nini cyane. Imana ireba umutima, ntabwo ari ubwinshi bw'ibikorwa byawe. Burya nugira ikintu gito yukoze, ugikoze mu mutima mwiza cyangwa se mu rukundo, gishobora kuzagira ingaruka nini cyane ku buzima bwawe. Ikindi kintu gikomeye, buri Imana ireba mu mutima, ntabwo ireba ubwinshi bw'ibikorwa byawe. Urabyibuka amagambo Yesu yavuze ko ngo hari umuntu utuye ituro riruta iry'abandi kubera ko atuye ibyo yaratezeho amakiriro. Imana ireba rero mu mutima w'umuntu. Abantu batanu rero tumaze kuvuga nubwo baturuka mu bice bitandukanye by'isi, ariko amasomo yabo ahurira ku kintu kimwe: kwizera, urukundo, icyizere, gutinyuka ndetse no gukora ibyiza. Babihuriraho. So Imana rero iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wenda hari motivation ije muri wowe yo kugira icyizere, urukundo ndetse no gutinyuka ndetse no gukora ibyiza, kubera ko Imana ireba umutima, itareba ubwinshi bw'ibikorwa byawe. So niba wifuza rero izindi video nk'izi, kana subscribe muri iki kiganiro cyiswe Gospel Motivation, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu yandi episode akurikiye. Imana y'amahoro ikurinde kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.